muri Yesu, ndashikamye muri Yesu, ntabwo bafite yarampamagaye, uwo mwamaza nkomeza, uwo mwamaza nkomeza, uwo mwamaza nkomeza, uwo mwamaza nkomeza. Nitwa Diane Nyirashimwe, nkaba ndi umuririmbyi muri Healing Worship Team ndetse na True Promises Ministries. Icyo bisobanuye kuri njyewe ni konseri dufite ku munsi w'ejo ya Noheli, umunsi w'ejo wa Noheli, ni umunsi wo guserebura, wo kwishima ku by'Imana yakoze, kuba yaratwitangiye ikabanza ikavuka ikambara akamero k'umuntu kugira ngo ise natwe hanyuma izanaducungure. Niryo tangiro ryo gucungurwa kwacu nk'abakristu. Rero ni umunsi udasanzwe Healing Worship Team yabateguriye kugira ngo tuzafatikanye n'abanyarwanda kuramya Imana, kwishima, kunezerwa. Murakoze. Akabazo k'amatsiko, ubundi wavuze Noheli cyangwa Christmas, wowe kuri Diane ubyumva gute, ubifata gute, n'iki gikora ukumva wisije Christmas? Ukavuga ati njyewe Noheli yanjye ari sawa, tubwire bigenda gute? Njyewe kuri njyewe icyo Noheli isobanuye kuri njyewe nuko Imana ku giti cyanjye yanzirikanye ikabona ko ngomba nanjye kuba uyu munsi wa none nzaba meze gutya, ikashakisha ikintu cyatuma mera uku nguku. Nuko yabanje iraza mu isi, isiga icyubahiro yari ifite, iraza ivukira mu mwana w'umuntu kugira ngo ibanze ise natwe, yicisha bugufi kandi ari Imana. Hanyuma imaze kuvuka nk'umwana w'umuntu iranaducungura, irancungura kugira ngo uyu munsi mbeho nkanjye Diane. Iyo hataza kubaho kuvuka kwa Yesu, nta nubwo wenda no gupfa kwa Yesu kari kubaho, niko mbitekereza. Rero ni ikintu gikomeye ku buzima bwanjye, nicyo gitumye n'uyu munsi ndiho, kubera ko Yesu yemeye kuvuka. Ni ibisanzwe nk'abandi bose, urumva nko mu myaka yashize umuntu akiri muto bakuguriraga imyenda, tujye gusenga nyine twishime tunezerwe, ni nk'ibyo ngibyo urebye, nta kindi. Hanyuma ndakaza no kutubwira igitaramo cyanyu giteguye gute, bande muzamuri kumwe, Diane by'umwihariko ni iki de special tuzabona ku munsi w'ejo? Murakoze cyane. Igitaramo cyacu tuzaba turi kumwe n'amatsinda muzi akomeye hano mu gihugu cyacu, Alarme Ministries ndetse na Gisubizo na Bosco Nshuti na Nkomezi Prosper. Abo nibo batumirwa dufite ku munsi w'ejo. Hanyuma icyo mugomba kwitegura kuri njyewe nyine muzakibona nyine ejo n'ibanga. Turirimbire gato indirimbo ya Noheli ukunda, indirimbo ya Christmas ukunda, wakunda kuri umwana cyangwa ubungubu ukunda ikigufasha iyo wibutse Noheli ukayiririmba ukamwimbira. Hari indirimbo dukunda kuririmba Healing Worship Team nyine ya Noheli. Ndarimba akarefure gatoya, ndavuga ngo Yesu yavutse cyo kugira ngo aducungure abanyabyaha. Yesu yavutse cyo kugira ngo aducungure abanyabyaha. Niyo ngiyo. Murakoze cyane. Aho bari gutegura igitaramo, uyu rero ni umwe mu baririmbyi b'inkingi za mwamba muri iri tsinda, aratangira atwibwira. Murakoze, banyita Byiringiro Eric, abantu benshi banzi ku izina rya Kadogo. Kadogo amakuru meza. Siyo wakwize Kadogo, wenda wumva ubivugwa numara no gukora bazajya bakomeza kwita Kadogo, mve nta kibazo bigutwaye? Nashatse kubyanga ariko bavuga ko izina bundi ari rikujije umuntu. Izina ni rikujije. Nza kureba nsanga nta kibazo, iyo abantu barinyise nta wansuzugura kubera iryo zina, nta kibazo. Ese byaturutse? Ni kera ndi umwana muto, tukigera hano 1996 nari umwana mutoya cyane. Hanyuma gakurikira abasirikare, intambara nibwo yari ikirangira, abanyita rero agasirikare gatoya ariryo Kadogo. Niko ryamfashe. Nuko ryagufashe? Yego. Mu ndirimbo nyinshi za Healing Worship Team harimo izitera, ariko
ariko wenda tuhe akapera k'indirimbo wenda nk'imwe wiyumvamo cyane ihita ibanguka nyine tuze tuvuga kuri event muri gutegura. Yitwa yawe El Shaddai, Jehova Rafa ari kumwe natwe. Yitwa yawe El Shaddai, Jehova Rafa ari kumwe natwe. Ni Kadogo wa Healing Worship Team. Ejo rero bimeze gute kiriya gitaramo muteguye cya Noheli? Ubundi mbere yuko wenda tuvuga ku gitaramo, Noheli ubundi igisobanuro cya Noheli kuri Kadogo ni ikihe? Noheli ubundi ni nkayo navuga ngo ubundi Noheli ni ivuka rya Yesu. Ukuvuga ngo iyo Yesu ataza kuvuka aza ducungure twebwe twari mu isi, nta kuntu twari kubaho. Rero Noheli ni byose ku bantu bizera Yesu Kristo. Kuri njyewe ni ikintu gihambaye cyane. Narararikira abantu kugira ngo bazaze tubane dutangire umwaka neza dushimira Yesu byadukoreye ndetse tumuragiza n'ibiri imbere. Ejo bimeze gute muri Christmas celebration live concert ya Healing Worship Team? Bimeze gute nyine duhereza ishusho uko bimeze nyine kugira ngo abakurikira Iyobokamana TV babashe gusobanukirwa neza. Ku giti cyacu nk'abarindwi turiteguye, ariko nyamukuru ikintu kiri hejuru ya byose ni uko twebwe ubundi turategura ibyacu ariko ubufasha bwose buva ku Mana. Rero abantu baza biteza umwuka w'Imana kuko twarasenze. Ndakuyobora indirimbo cyane ndakugaragara uko bimeze. Hanyuma ejo mu gitaramo tuzibanda cyane ku ndirimbo nyine za Karahanyuze, izo nzayobora nyine nizo tuzibandaho cyane, ariko bitavuze ko n'inshyashya tuzazikora. No muri izo nshyashya rero zirahari, ntabwo ari nyinshi kuko izo tuzibandaho cyane nizo mu myaka yashize, ariko tuzakoramo nkeya mu nshyashya. Ndumva ari icyo nyirango wari wambajije, harimo n'izo nyine nzayobora mu nshyashya nk'ebyiri niba ntibeshye. Rero reka turirimba akantu gatoya nk'uko mwabivuze. Birahari byinshi bihamya ko Imana yacu ari inyembaraga, n'Imana ihambaye muri byose, ihora ikenyeye imbaraga. Murakoze, iyo ngiyo ni imwe mu zo nzayobora mu nshyashya. Murakoze cyane. Gambo agije oresha muvuge komera kwawe, utuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose. Imwe ni izo, ariko hari indirimbo iri mu matwi y'abantu ubungubu n'aka kanya nkubwira nuko yamaze no kujya hanze, yitwa Sinabona Amagambo Ahagije ukoresha kugira ngo avuge gukomera kw'Imana. Iyo ndirimbo irahari, yakunzwe n'abantu benshi, barayikeneye cyane. Aka kanya tuvuga yasohotse muri studio, mu kanya muratangira kunyumva yageze hanze. Iyo ni indirimbo tuzakoresha ejo cyane. Hakaba n'indi ndirimbo ndetse bamwe muri mwe bicaranye hano bahisabye bakimenya ko turi gutegura concert Diana ayobora yitwa Data Aracyakora. Harimo Florent Dutiera ikeneye cyane muri concert n'abandi. Harimo n'indirimbo ivuga ngo manura imbaraga zawe Mana zikureho ibyananiranye, imisozi iri imbere yacu ikurweho n'imbaraga zawe Mana. Izo ni indirimbo dufite kuri uyu munsi nshyashya, kandi nzi neza ko zizakora ku mitima y'abantu. Ariko nk'uko Diane yabivuze, celebration rero twayitekereje mu buryo bwo gukora indirimbo zakunzwe n'Abanyarwanda. Indirimbo z'ibihe byose, iyo uvuze iyo ndirimbo cyangwa iyo uvuze Healing Worship Team, umuntu ahita yibuka amba hafi, umuntu akwita yumva Mana imbaraga zawe zirakomeye, umuntu akumva ngo wowe neza, dihamagara abakomeye, kumva Kalvari. Icyo gihe hari igihe twakoze ibitaramo ukabona abantu twabiye indirimbo nshya
bashasha bakifuza rero abantu bagataha n'inyota yo kumva za ndirimbo zabakoze ku mitima. Rero kuba iyi concert yitwa Celebration, murabyumva muri abanyabwenge muzi iryo jambo icyo rivuze, ntabwo dukeneye kuririmba abantu bari kudutegera, dukwiye kuririmbana n'abantu twese turamya Imana twayihimbaza. Murakoze cyane.